Israel Mbonyi ni iyihe mpamvu bavuga ko ari uwa mbere? Ni iyihe mpamvu yitwa umuhanzi winjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda? Ndetse ni niyihe mpamvu Israel Mbonyi abantu benshi bamukunda? Reka tubirebere hamwe rero. Mugenzi turagukunda cyane, wigenda banza wumve uko Israel Mbonyi yaje kuba yakora amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu benshi bakaza no kwipfuka mu maso batizeye ibintu yagaragarije muri kamera yabo, ndetse n'ibintu yagaragarije muri retina zabo mu maso yabo. Reka dutangire. Israel Mbonyi yujuje arena, biki arena yakira abantu ibihumbi 10, noneho yarayujuje inshuro 3 zikurikiranye, ariwe Israel Mbonyi. Israel Mbonyi rero akimara kuyuzuza yashimiye Imana nk'umuntu urimba indirimbo zo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza, ashimira Imana yuko yabimubashishije. Ku nshuro ya gatatu yaje no kuba yakongera arayuzuza, biki arena arayuzuza. Nyuma y'ibyo ngibyo yaje kuvuga ati reka ngane no mu bihugu bitandukanye bya East Africa bituranye n'u Rwanda. Yaje kwikoza mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya kigerayo yaje kuba yahakora amateka, naho yuzuza ahantu yari yakoreye icyo gitaramo, arahuza rwose, abantu baraza ari benshi baramwishimira. Kandi haje kuba n'agase yuko umumasayi, Masayi ngira ngo murabazi, aho umukobwa w'umumasayi yaje kugenda aramuhobera ndetse anamuririmbira indirimbo ziwe neza, ukajya wagira ngo ni Mbonyi neza urimo uraririmba izo ndirimbo. Rero uyu Israel Mbonyi yaje kongera akura amateka mu gihugu cya Tanzania, aragenda aririmba indirimbo, indirimbo yiwe iragenda irakundwa cyane, ndetse bituma abanyatanzania nabo bakurikira ibitaramo byiwe uwo munsi yari yagiye gukorera igitaramo. Ni nyuma y'uko kandi muri Kenya bakoresheje top 10 ndetse n'icyo bita top 100, ndetse banakora playlist y'indirimbo zagiye zumvwa cyane n'abahanzi bagiye bumvwa cyane muri uyu mwaka wa 2025. Noneho Israel Mbonyi uri kubaza ngo aje ku mwanya wa kangahe? Ni nyuma y'uko batondetse abahanzi bo muri hano Kenya, bagatondeka abahanzi bose basanzwe baba muri Kenya, uyu Israel Mbonyi agataza akikubira ku mwanya wa 10. Ibaze, ayo ni amateka cyane Israel Mbonyi yari amaze kwandika mu gihugu cy'abandi, atari no mu gihugu cyiwe. Ibaze kuva mu gihugu cy'u Rwanda ukagenda ugahita uba uwa 10 mu gihugu cyo muri Kenya, n'uburyo uzi ari igihugu kigira abantu benshi ndetse banakurikirana uyu Israel Mbonyi. Rero Israel Mbonyi ibindi rwose yaje kuba yakora bigatuma akomeza gukundwa cyane. Yaje kuba yaza hano mu Rwanda akora amateka yo kuba umuhanzi wa mbere ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, afite afite 1,930,000 hafi 40. Uyu munsi rero ari kubarirwa mu bahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, kuko niwe wa mbere ufite bano ba followers bamukurikirana n'abasubscribers hano ku rubuga rwa YouTube. Afite 1,930,000 by'abamukurikira kuri urubuga rwa YouTube, ndetse ni nawe muhanzi ufite indirimbo ya kabiri yaje kurebwa cyane ku rubuga rwa YouTube, ugasanga yagize 89,82,88. Hagati aho ngaho niyo ndirimbo yakunzwe cyane ndetse inarebwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kabiri niyo yajeho, yitwa Nina Siri. Murayizi rero ni indirimbo cyane yakunzwe n'ibihugu bitandukanye bivuga igiswahili, aho wasangaga igihugu cya Kenya cyari cyiganjemo cyane, ndetse na Tanzania na Uganda, ibiza ko hari ibihugu byayikunze cyane, ndetse n'abanyarwanda barayikunze barayumva. Mbonyi rero ayandi mateka yaje kuba yakora nuko yakoze izindi ndirimbo zo mu giswahili azikuye mu kinyarwanda, azindura mu giswahili, biza kurangira zise zikundwa cyane. N'indirimbo yitwa Sikiliza yaje kuza ku mwanya wa 5 mu ndirimbo zaribwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akora n'indirimbo yitwa Kanami, nitwa Sikiliza nyine nari nayivuze, ni Tamani, n'izindi zose yagiye akora zirakundwa cyane ndetse zirarebwa. Rero Israel Mbonyi avuga yuko rwose akunda Imana cyane, ndetse avuga yuko Imana ari inyambere mu buzima bwe, ari nayo mpamvu aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubundi mbere no kuva kera wasangaga abantu bose mu muziki ujyanye n'iby'Imana bataba barimo, ariko uyu munsi abantu baririmba gospel cyangwa se indirimbo zose zo guhimbaza Imana usanga aribo bayoboye mu Rwanda, kuko urebye ko abaririmbyi ndetse n'amakorali n'abahanzi basigaye bakurikirwa cyane, ndetse banakora indirimbo zageze kure, usanga ari aba gospel, aho usanga Mbonyi abarimo Papi Keleva na Dorcas, baba barimo korali Ambassadors of Christ Choir, baba barimo, ndetse na korali Inyenyeri z'Ijuru na korali zitandukanye zindi zigenda ziririmbamo
aho usanga arizo ziganje kurenza n'abahanzi basanzwe. Rero Israel Mbonyi aho byagaragajwe yuko ariwe muhanzi nanone ufite amafaranga ukomeye cyane, ni nyuma y'uko Nyagiso ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru ukorera kuri YouTube witwa Miye Empire, MI Empire niyo channel akoresha, ndetse akaba yitwa Murindahabi Irene. Uyu rero Irene yaje kuba yamutumira mu kiganiro, atumira uwo bita Nyagiso Kanyabugande Olivier, aramutumira ati ese ubundi aramubaza ikibazo kivuga ati Nyagiso ubundi ninde muntu ufite amafaranga wemera? Nyagiso aramubwira ati muri sinema ni jyewe, ati atari muri sinema ninde wundi ukeka ufite amafaranga menshi? Nyagiso nakuzuyaza ndetse no gutekereza cyane, yavuze ko umuntu uri muri industry hariya ku ma YouTube, ku social medias, yinjiza amafaranga menshi cyangwa se ufite amafaranga menshi agatubutse, yavuze ko ari Israel Mbonyi. Ese Nyagiso yavuze ukuri cyangwa nawe hari uburyo ubitekereza? Waba hari ukundi ubitekereza ko Nyagiso yaba yaribeshye cyangwa se Nyagiso yavuze ibyaze neza? Nyagiso rero baramubaje ati ase ari Mbonyi nawe ninde ukeka ko yaba afite amafaranga menshi? Nyagiso akomeza kuvuga yuko uyu bita Mbonyi rwose afite amafaranga menshi cyane, kuko bigaragara no mu bikorwa agenda akora. Nyuma y'uko natwe twifashishije ubunararibonye, twatondetse uburyo uyu Israel Mbonyi akora ibikorwa byiwe, ndetse ukabona ko anabishoramo menshi, kandi gushora menshi nibyo bivuga kunguka. Twasanze yuko Israel Mbonyi asohora amafaranga menshi mu bikorwa bye byose aba agenda atunganya, aho usanga akoresha abakozi barenga 100 mu bikorwa bye byose. Iyo uzareba video ziwe zose akoresha aba pianist benshi, akoresha aba guitarist benshi, abaririmbyi benshi, aho usanga akoresha abadekorasiyo benshi, ugasanga rwose ashira amafaranga menshi kugira ngo abe yakoresha abo bantu nyine amufasha gutunganya indirimbo ziwe ndetse n'imiziki yiwe. Rero Israel Mbonyi ni amateka cyane, ndetse ni n'ibintu byiza kubona umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana akomeje kugenda ahabwa amateka, ndetse anahabwa ibihembo bitandukanye byo kuba ari umuhanzi ukomeye cyane. Rero uyu Israel Mbonyi yaje guhatana mu gikombe cy'abahanzi ba gospel bakomeye muri Afurika yose, aho yahatanaga n'abaririmbyi bo muri Afurika y'Epfo ndetse muri Nigeria, bari guhatanira ku kirwa cya Zanzibar, aho Israel Mbonyi yaje kuba yagendayo akaza kuba yakora amateka nawe agahatana muri icyo gikombe. Rero Israel Mbonyi nanone yatangiye kuririmba neza mu mwaka wa 2013, aho yaje kuba yakora indirimbo, afungura YouTube channel yiwe akajya acuruza imiziki itandukanye, ndetse uyu Israel Mbonyi amaze kumvwa inshuro zigera muri miliyoni 240, hafi 300 ku rubuga rwa YouTube, ndetse uyu Israel Mbonyi amaze no kuba yagira ku kigero cyo kuba yakora igitaramo igihe cyose agikoreye kikaba cyagira abantu ibihumbi byinshi byo kuzuza Biki Arena. Rero impamvu Israel Mbonyi nanjye mushyira ku mwanya wa mbere, ndetse impamvu Israel Mbonyi mubona nk'umuhanzi w'amateka, umuhanzi waje kuba yakora ibintu bitandukanye ndetse binatangaje, akaba yari kuba yarujuje aya Biki Arena ndetse n'izindi arena zitandukanye. Uyu Israel Mbonyi yaje nanone kuba yavuga ko ari umuhanzi nanone nawe ukoresha amafaranga menshi, ndetse unafasha abandi bantu kuba bagira ku ntego zabo. Israel Mbonyi rero impamvu twamwita uwa mbere bigaragarira kuri YouTube yiwe, bigaragara ko yinjiza amafaranga menshi. Kubw'iyo mpamvu kandi iyo tugeze kuri Instagram ye akurikirwa n'abantu 330, dusanga nayo imuha amafaranga menshi, kuko afite video yanarebwe cyane nawe ikanakundwa cyane. Ndetse iyo tugiye kuri Facebook page yiwe naho dusanga akurikirwa cyane, akaba ari nowe muhanzi wa mbere nawe ukurikirwa cyane kuri Facebook page, aho usanga afite aba followers 800,000 ku rubuga rwa Facebook. No kuri TikTok naho akaba afite aba followers ibihumbi bigera muri 200, hafi 300, aho usanga naho agenda akurikirwa cyane. Ndetse uyu nguyu Israel Mbonyi nanone usanga nanone ikindi kigaragaza ko yinjiza amafaranga menshi, ubona ko akoresha abantu benshi, bibasha ko ari byo byanamwinjiriza, ndetse n'ibitaramo akora bimuha agatubutse gahagije, kuko igitaramo cy'abantu 10,000, urugero igitaramo kimwe yatumiye nk'ahantu hari regira akaca nk'amafaranga 3,000, no kuba 10,000 uri buze kuba wasanga miliyoni ahebuje, ndetse n'amamiliyoni menshi. Nibyo bituma rero uyu Israel Mbonyi ashyirwa ku mwanya wa mbere mu bantu bafite amafaranga menshi, ndetse
ndetse no mu bahanzi bagafashe banafite amafaranga menshi. Rero Israel Mbonyi yaje no kuba yahigika abahanzi batandukanye bahereye kera baririmba ndetse na n'uyu munsi dufata nk'abambere, nubwo Israel Mbonyi adahwema kugaragaza yuko ari we ubarenze ndetse ari nawe ukundwa cyane kurenza bo. Israel Mbonyi akundwa n'abasaza, abakecuru, abanyamadini ndetse n'abapagani, aho usanga buri wese acuranga indirimbo yiwe akayibyina akabona ko ari ibintu byiza. Buri munsi rero nawe ushobora kuba ugenda ukumva indirimbo ya Israel Mbonyi, kuko bigaragara buri muntu wese ko Israel Mbonyi yumvwa n'abanyarwanda ku rwego rwo hejuru, ndetse nawe ushobora kuba waramukunze. Niba waramukunze rero nicyo gihe ngo ukomeze kumukunda, nicyo gihe ngo ukomeze kumwereka yuko ari uw'ingenzi ndetse agomba no guhoraho mu buzima bwacu, agomba no kuguma aduha imiziki myiza ndetse agomba no guhora afashwa n'Imana kugira ngo aduhe byose tuba dukeneye. Rero Israel Mbonyi naha tujye kuba twamubwira yuko Israel Mbonyi akomeye, ni iyi mpamvu ndetse ni nacyo gihe cyo kumubwira ati Israel Mbonyi wakoze amateka, watanze ibyishimo bitandukanye, waje kuba wakora amateka muri BK Arena inshuro 3 zikurikiranye, ndetse na n'iyi saha reka dutegereze niba kuri Noheli ndetse kuri 25 z'ukwezi kwa 12 azongera agakora iki gitaramo cya Noheli nyine kiba kivuga yuko Noheli concert nyine akorera muri BK Arena. Rero ni mu gihe n'ibi bitaramo bikunze kuba kuri Noheli, aho usanga Israel Mbonyi ari we urimo urabikoresha muri BK Arena. Uyu mwaka nawe reka tugomeze kumusabira azabone ubushobozi bwo kongera kuba yakora igitaramo hano muri iyi BK Arena, twese tuzajya kumushyigikira ndetse tunarebe uburyo azi guperforminga neza ndetse n'uburyo akora ibikorwa byiwe neza ku murongo kandi mu buryo bushimishije. Israel Mbonyi rero reka tumusubikira tumubwira yuko Israel Mbonyi ari uw'ingenzi, kandi nawe ntukagende udakanze subscribe muvandimwe. Urabona ko mba ni gutegura ku biganiro bizagufasha kunguka ndetse no kumenya ijambo ry'Imana, gutuma wisanga aho umuhanzi ukumirwa mu Rwanda ari, ndetse no gutuma umenya neza ese Israel Mbonyi ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga bamuvugaho nibyo byanyabyo, cyangwa se hari n'ibindi yakoze twe tutazi, cyangwa hari n'ubundi buryo rwose arenzemo twe tutazi. Uyu munsi rero buri munsi uzajya ubasha gusobanukirwa ndetse unabasha kuba wamenya byose bitandukanye, kugira ngo nawe ubashe kuba wahabwa amateka yose y'uyu muhanzi Israel Mbonyi, ndetse unamenye byose kuri kanda subscribe, like, comment, nibiba ngombwa unasharinga, kuko uri uw'ingenzi. Ndagukunda cyane, yewe nitwa Jogsin Rami. Ntukagende rwose udakanda subscribe muvandimwe wanjye, murakoze cyane. Imana ibaduhere umugisha mu izina rya Yesu, amena.